niwe muperezida w'umwana kugeza uyu munsi, niwe muperezida utandukanye, niwe muperezida abantu batazi, niwe muperezida ukubwira ati ntago byari bikwiriye ko abazungu bakoloniza Afurika, niwe muperezida wagize gutya mu minsi yashize, atungura abantu, agira gutya atega indege aza mu ndege y'abagenzi isanzwe, agezemo abagenzi ntibamumenya, ndetse n'abakozi bo mu ndege birabacanga ntibamenya ngo ninde. Yitwa Ibrahim Traore, akaba ari inkotanyi cyane, kuri njye niko mufata, akaba ndetse ari umunyafurika uharanira kwishyura ukizana. Bigaragaje cyane ubwo yafataga umwanzuro wo kwirukana abagashaka buhake abazungu, ahereye ku Bafaransa babaga mu gihugu cye mu minsi yashize. Arababwira ati toka rudi kwenu, hatuwataki tena, ntabwo tukibakeneye, inkunga zanyu twarazihaze, n'ibitekerezo byanyu ntabyo dushaka. Arababwira ati mbahaye amasaha make cyane mbabure. Arabirukana mu gihugu cye, amaze kubirukana ashyiraho gahunda nshyashya, gahunda yo kwikorera, gahunda yo kwitekerereza, gahunda ihamye koko. Inshuti ye magara agira kuri uyu munsi mu bazungu ni Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya. Niwe baherutse guhura baganirira, basangira ifunguro, ndetse banicara ku meza y'ibiganiro baraganira, bagira byinshi baganira. Amaze kugabwaho ibitero byinshi n'ibihugu nashaka kuvuga byo mu Burayi, bishaka kumwivugana. Biramuziza iki? Birashaka kumukorera ibyo bakoreye Gaddafi. Murabizi neza ko abazungu iyo bamaze kubona umunyafurika ufite ubwenge, ushaka kugira ikintu akora kuri Afurika, baba bazi neza ko bagiye kuhura n'igihombo gikomeye cyane. Hanyuma bamugabaho ibitero bashaka kumwica, ariko Imana ikamurinda. Nawe n'uburinzi bwe ndetse n'imbaraga afite mu gisirikare cye, murabizi ko ni umwana muto cyane w'imyaka itaragera kuri 40, agize gutya akora kudeta ndetse aba perezida muri ubwo buryo. Amaze kubona ko igihugu cya Gabon kidafite imitegekere myiza cyangwa ubuyobozi bwiza, aravuga ati ibi ntabwo bishoboka. Yaje kugira gutya rero akora kudeta agera ku buyobozi, amaze kubugeraho, of course akora byinshi impinduramatwara rwose pe. Aravuga ati gute twabaho dukennye, dufite umutungo kamere, dufite ubwenge, dutekereza, ati ibi ntabwo bishoboka. Nibwo yaje kugira gutya, akimara kugera ku butegetsi, ahindura byinshi birimo imishahara y'abakozi, birimo ibyatangwaga ku bakozi ba leta bihenze cyane, arabihindura. Ahagarika inkunga z'amahanga, arazihindura, aravuga ati no, ntabwo tukizikeneye, reka natwe dukore, twigire, turashoboye, why not? Kuki twumva ko twakomeza gutungwa n'iby'abandi? Ibi nibyo perezida wa Repubulika y'u Rwanda ahora asubiramo umunsi ku munsi, ati oya ntabwo bikwiriye. Ubundi abo bantu bakugirira impuhwe baguha inkunga, izo mpuhwe ni iziki? Cyumva ko umuntu agufitiye impuhwe zo kuguha ibigutunga, zo kuguha imodoka nziza, zo kukubakira amashuri, amavuriro, izo mpuhwe ni iziki? Nawe bitekerezeho, gute umuntu yakugirira impuhwe zo kuguha buri kimwe? Ntabwo bishoboka. Ntabwo ari impuhwe, ahubwo ni agatego. Ni bya bindi bita ngo ni ukoloni mamboleo. Umuntu agushukisha, areba weakness yawe, imbaraga nkeya ufite, akaba ariho akanda, bishatse kuvuga ko aba yakurangije, kuko aba yashatse nk'uko umuntu yaza akaguha ibiryo ushonje. Uko byagenda kose
nyuma y'igihe ashobora kugutwara inka wari ufite kubera ko yaguhaye ibiryo isahani imwe yonyine. Uhita ubona ari inshuti nziza, ari umuntu mwiza, ari umwana mwiza. Hanyuma reka ngaruke kuri Ibrahim Traoré n'ibyabaye akigera mu ndege ava mu Bufaransa, yateze indege y'abagenzi isanzwe. Akigeramo ubwo hari umwanya wari yagombaga kwicaramo kuko yari yakatishije itiki y'abanyacyubahiro, ariko haza kuba ikibazo cy'uko hari umugenzi w'umudiplomate wari ugiye mu gihugu cye, baturukanye mu Bufaransa. Arangije umukozi wo mu ndege abura aho amwicaza, biza kurangira agiye guhagurutsa Ibrahim Traoré. Aramubwira ati yewe ndabona usa nk'umuntu udakwiriye kwicara muri iyi myanya, hari umuntu ukomeye tugiye kuhicaza. Aramubwira ati se gute wamagurutsa kandi itike yanjye inyemerera kwicara hano hantu yewe mukobwa? Umukobwa ati oya rwose uyu mwanya hari umuntu ugiye kuwicaramo. Umuntu aramwihorera aramubwira ati okay, nta kibazo, banza ugenzure neza urebe wasanga njyewe wanyibeshyeho. Nyamara ntabwo yari amuzi, niyo mpamvu yari arimo amuhagurutsa, kandi indege yari igannye mu gihugu cye, yari igiye mu gihugu cye. Arabihorera, byaje kubatangaza cyane. Bagiye kureba basanga afite itike y'abanyacyubahiro, ndetse nyuma baza gusobanukirwa ko ari we perezida w'igihugu bagiyemo. Nawe nyumvira, abazungu buriya bagira, ibaze ko mu myanya y'indege yari iri mu ndege hari hiciyemo abandi bantu benshi, ariko we akitegereza akavuga ati reka amagurutse uno mwirabura, uyu nguyu ndamwigondera nta kibazo kugira ngo mbone aho muzungu mugenzi wanjye mwicaza. Uwo ni umukozi wo mu ndege ureba kuri iyo foto, barimo basa n'abaterana amagambo ashaka kumuhagurutsa mu myanya y'icyubahiro. Ati ndakwicaza aho mbonye kubera ko mfite undi muntu ukomeye ugiye kwicara muri uyu mwanya. Nawe aramubwira ati banza witegereze neza, gute se wahitamo guhagurutsa njyewe? Byaje kubatangaza rero bageze ku kibuga cy'indege, n'ubundi ibyo byaje kusa nkaho bibananira kumuhagurutsa. Bagera mu gihugu nyiri rusange aho bari bagiye kwa Ibrahim Traoré. Babona ku kibuga cy'indege mu by'ukuri hari imodoka nyinshi za gisirikare zije kumwakira nk'umukuru w'igihugu. Wa mukobwa akubitwa n'inkuba, aravuga ati mana yanjye, ibi ni ibiki nakoze? Abantu bose bari mu ndege barumirwa bati burya bwose mwari murimo musuzugura perezida w'igihugu? Nawe arababwira ati it's okay. Ubu nicyo gisubizo basubiza injiji iyo ubona nyine byananiranye. Ababwira ati injiji, it's okay, ntacyo bitwaye, n'ubundi ubwenge bwanyu niko bungana, kuba mutanzi nta gitangaza kirimo. Ni bya bindi Scovia ahora avuga ati hari abantu bari mu kazi by'umwihariko igitsina gore ariko batabishoboye, ahubwo barafashwe akaboko bagaterekwamo, cyangwa se barajyanywemo n'igitsina cyabo nyine. Ibaze ko uwo mukobwa, umukozi wo mu ndege, ubundi yakagombye kuba ari umuntu uzi ubwenge ndetse asobanukiwe, azi neza ati uyu muntu ninde. Ubwo nawe ushobora gusanga yarashyizwemo gutyo nyine, ati ngwino tuguha akazi sharo kwa runaka. Nicyo cyabaye ku mukobwa w'umuzungukazi na Ibrahim Traoré, perezida ukunzwe cyane muri Afurika muri iyi minsi, urimo kuvugwaho byinshi ndetse ushoboye rwose. Imana ikomeze imufashe kandi imutize gukomera. Mu myaka mikeya cyane tuzabona itandukaniro, ndetse ni byinshi agambirira kuzageza kuri uyu mugabane afatanije n'abandi baperezida bakomeye kandi bumva imitekerereze ye. Nitwa Mr. Tu, reka ngusabire umugisha kubera ko wakoze subscribe, nicyo gihembo tuba tugukeneyeho, like ndetse n'inyunganizi mu bitekerezo. Imana ikundebera icyoroshye. Ni Firstborn TV Show.